reba nawe wagiye ukazibaza ugasanga bateye kamera impande zose mbese zirestaye koko location yawe inzu yawe parafo ibiki ibyumba abana mwajyaga no mu byumba oya ngewe nari gukorera hanze ku muryango abasore bari barimo ninge bari mukuru wari urimo yego ngata bafatanye n'abasore n'inkumi babambikanye n'amapingu turasohoka abaturanyi barahurura abataye ubukwe mana yanjye ndavuga ati suko abantu bose bari muri mu mujyi cya hanze y'umujyi aha tubyihore reka tubashimire inshuti bakunzi ba My TV show tubashimire yuko mubana natwe umunsi ku munsi umwaka urarangiye rero turabashimira yuko mwabanye natwe sivyo mama cyusa babanye natwe baradufashije cyane cyane abantu bakoze subscribe bo turababwiye ngo by'umwihariko muzagira intangiriro z'umwaka mwiza wa 2025 ubu rero noneho tuje n'imbaraga nshya ibintu bije ari show ubu rero mama cyusa tagiye nawe banze bifuriza umwaka mushya hanyuma ubundi tubone kuyanzika ndifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire abantu badukurikira kuri My TV show abakoze sabu tubifurije umwaka mushya muhire nyine bazawutangire neza zawugire mishya n'ihirwe nyine bizababere byiza umugisha kuri bose abadukunda nyine tubifurije umugisha wow abatwangaza abanyarwanda muri rusange n'abadukurikira bari hanze y'u Rwanda sura arabatwanga abatwangaze atwangaze n'uzizi byabo na Bibiliya yarabivuze ariko ntago ndi bubisubiremo bavuga iki ngo nkunda bankunda abakwanga none se nibyo ngibyo ntacyo bakubaza hanyuma rero reka twinzire uno munsi noneho mu bintu bijyanye nka sinema niho ndi bukujyane cyane ko umaze kubaka izina muri iki gihugu kubijyanye na sinema urashakishwa hirya no hino ni filime nyinshi umaze kugaragaramo tubwira ubundi ibyo bintu bikomoraye ese ni impano cyangwa se ni ibintu wize mu ishuri kuko nabyo barabyiga rero ngewe mbirebye umuntu ari impano ntabwo nakubwira ngo nibyo nize mu ishuri burya kenshi hari n'ibintu umuntu ajya kwiga mu ishuri ariko wabyiga ntubimenye neza ariko iyo ari impano yawe ari ibintu byawe wiyumvamo ubikora neza kandi ikindi ubikora bikunze rero njye ntekereza ko ari impano muri iyi minsi nibwo naje kwibuka ahantu rimwe n'igihe twigeze kuba turimo tukiri bato cyane tukiri abana agazuba ndakavugara kavugeho ya nta kibazo ugasangiza abakunzi bacu noneho kwa kundi nyine barimo barimo gutwigisha Bibiliya noneho batanga urugero kuri inkuru yo muri Bibiliya ya Rusi n'abakazana be babiri ikibazo nuko ari nyurimo guseka mbere hanyuma noneho baraduhagarishije turi abantu babiri nyine b'abakobwa baravuga ati rero abangaba baduhagarika imbere bati rero abangaba ni abakazana ba Rusi yego barangije wari Rusi wari Orupa cyangwa ari ntago bavuze amazina cyangwa bari abakazana ba Naomi bari abakazana ba Rusi ba Naomi ari mu Rusi na Orupa wewe wari inde muri abo ntago bavuze amazina badufasha nyine baduhagarika hari imbere hanyuma duhagarika imbere rero none duhagarara imbere y'abantu benshi none bahita baduseka cyane nyine bavuze ko bumvise urumva nyine n'abana n'abanyeshuri bahita baduseka cyane basetse cyane rero bitangira isoni ndasohoka hari hegereye umuryango bitangira isoni ndasohoka zose rero bahise mu rusaku rwinshi bahise bamendura ati Orupa arigendeye nyine agiye mu bagabo ubwo bukinyagasene kawe utabizi akambere niko gasene kambere rero nakinnye nawe ubwo nagakinnye ni Orupa hanyuma mwana wasigayemo we isaba Rusi hanyuma nuko nyine twigabanyije amazina kandi nta nubwo bari rwose mwabiteguye oya ntabwo twe twabiteguye ahubwo ngiye nyine ikintu cyantangaje nuko urumva bari barabimbonyemo na mbere urumva icyo gihe nabashobora kuba barambonagamo iyo mpano yo kubasha gukina kujya imbere y'abandi bantu ukajya kwakitinga kubera ko n'ubundi bashaka ko tuba babiri umwe akaba Rusi undi akaba Orupa rero ngiye nahize mba Orupa nyine mpita nsohoka nanabikora neza bikora neza cyane hanyuma iyo umuntu bamuhaye nka karagiteri kuba umukaragita runaka akabyinjiramo neza nyambona izo ukina hari igihe rimwe ukina ushishura abantu ugira biriya bintu nta biba bihuye n'ukuntu umuntu ameze mu buzima busanzwe ntago bihura ntago biba bihuye ahubwo nyine uhita ujya mu mwanya uhita ugenda ugahagarara nyine ujya mu mwanya neza
w'iyo role baguhaye ugiye gukora noneho ugahita utangira nyine kubikora neza ugahita wumva ari wowe mbese urimo kubikora ugahita uva muri wowe usanzwe ugahita ujya muri uko nyine ukaba uri kujya kubikora niyo mpamvu nyine mbasha kubikora kuri ibyo ubibona aho kwitonda ukitonda aho gushishura nyine buriya mu buzima busanzwe buriya iyo warakaye mu rugo warakariye wenda nka papa ndamufite akantu mutumvikanyeho ntabwo bimera nko muri filime kuriya tuba tuyibona oya ahubwo avuga iyo narakaye ahubwo wenda keretse iyo urakaranye n'abana nibwo ushobora ariko si ubwo urumva umuntu wo mubana ntabwo ibyo wabikora wo mubana ntabwo wabikora umugabo ntabwo wabikora kurya kuntu warakariye tukota ukamushishura ukamutanyaguza neza neza kuko abantu benshi niho bakora akafata ariko muza busanzwe no mudamu n'ubundi aracyaye arakaze buya nta biba bihuriye reka bajya kuguhira rore bakurebye simbizi wenda ubwo wasanga ariko njye ntabwo ariko ntekereza ameze urabizi umuntu watinya yitwa Ngenzi muri iriya filime ya mbere Ikigeregezo cy'ubuzima ntubizi ko abantu bahura nabo bakiruka baramubona bakiruka bagahunga bakagwirirana bavuga ati ni umugome nanjye sindahura nawe ariko iyo nekereje mba numva afite amatsiko yo kumureba nyine ngo menye ko atari ko ameze na nisange numva muhuye wakwiruka nyine mba numva mufitiye ubwoba mba numva nubwo mbizi ko abikora nyine nka filime ariko nyine mba numva mpuye nawe mba numva ntabwo wamwizera ntabwo wapfa kuvuga nagendera kure ntabwo wakwizera yuko atagushishuza oya ndumva yandeba nabi ugahita ashinga iryinyo ku rindi niko mba ntekereza ariko nanone bakanavuga ngo uba uri umuhanga wo gukina ngo iyo yagiye muri karagiteri bigatuma abantu babona ko neza ariko ameze mu buzima busanzwe ubu aba yatwitse birumvikana hari nyine urumva kubikora ukinjiramo neza niko kubikora neza nyine uba wabinogeje nyine byabaye neza kuko utajya mu runana mwana cyangwa mu ndamutse ko n'ijwi ryawe mba numva warikinisha bigakunda sinzi nyine ubwo niba babibona bikwiye bazambwira bazampaye amahirwe bazaguha amahirwe numvishe ko bandika nubwo umuntu ategereza imyaka na nyakanga gusa sinazabona arashaje nazabona azajya yabuzukuru kereka usabira abuzukuru keretse nsabiye umwuzukuru nawe ndaho numva ariko se ubu ngubu kugira ngo umuntu agire nka filime ye mu Rwanda ukurikije aho uruganda rwa sinema rugeze mu by'ukuri ubona yabigeraho hari umuntu wakwakarije akamubwira ati uyu munsi itangira filime yawe uzabikora cyangwa baragafashe byararangiye none se ubwo ngubwo urumva ubwiye umuntu ngo nabireke ngo baragafashe waba umuciye intege kubera ko n'abahinzi bahinga ari benshi kandi ntabwo bijya byanga ngo ni ukubera ko bahinze ari benshi rero niba hari abantu babanje gukora ariko ntabwo byabuza n'abakora ubu ngubu gukora wumva rwose yaba ifite ku mutima wumva afite ubushobozi babisaba n'ubushobozi nyuma yo kubikunda no gushobora bisaba n'igishoro gitubutse ariko bisaba n'imbaraga n'umwete kuko n'ubundi ntawe ubona icyo atavunikiye no kuba ubikunze utabikunze ntabwo wakiri kujya muri waga babishobora biravuna hari umuntu rore wambwiye ngo kugira ngo uguhe nk'akarore cyangwa ujye muri casting wenda ube wapasinga cyane cyane nk'iyo uri umugore mwiza w'igishongore ngo biba bisaba ko ubanza kunyura ahantu mu cyumba ibyo bintu ushobora kuba warabyumvise gutya ko njye ntaho ndahurira nabyo ubwo ukina mu z'abagore gusa hanyuma se wa mugabo wari umaze kumbwira niye se nawe ni umuntu ntabwo nkina mu z'abagore gusa uriya nabyumvise ariko rero oya ntabwo ngewe ndahura nabyo sinzi ubwo wenda wahasanga kugira ngo uyiporomotinge kugira ngo ugire ute baguhemo sene rero iryoshye ubanza kunyura ahantu izo nkuru ndazumva ahubwo si nuko konyine nzumva hari aho bavuga ko basaba ibintu byinshi nanjye njya mbyumva gutyo nyine ariko njye ntabyo ndahura nabyo ku gitsina reka twako no niyo amafaranga ariko nayo ibamo ariko njye ntaho ndahura nabyo gusa cyakora iby'amafaranga hari uwigeze kubimbwira ariko abikubaza ngo tumuha akantu yari arimo ambwira ahubwo ko kugira ngo nyine we ntabwo yageze abihamya neza yarambwiye ngo rega muri iki gihe kugira ngo ubone ahantu ukina hagaragara umuntu kubanza ukishyura amafaranga ntaho wabona utabanje gutanga amafaranga wowe
turimo tuganira ambwira ko nyine ahubwo kugira ngo muri iki gihe ubone ahantu wajya gukina nyine hagaragara ko kugira ngo uzamuke ubanza kwishyura amafaranga. Narabyumvise nyine ariko ntago nari mbikomeje nuvaga bebe nanjye ariko ndabizi ibyo nanjye mbiziho. Yego. Kugira ngo uzajye muri izi filime zirenze aho kugira ngo wowe bakwishyure nk'uwabakoreye wowe ahubwo urabishyura. Rero buriya wasaga anyway ubwo nari ndimo nganisha kukubaza challenges nyine muhura nazo muri ibi bintu byo gukina. Wenda tuvuge nimba ufite umutware uravuga ati ejo nzajya gukina ari gutya bikagenda bikoroha tu akabyumva, cyangwa nta n'abandi bantu baguca intege bakubwira bati reka ibyo bintu ubundi ibyo wihaye ni biki. Aho wiyumbaza ibyo mbere yo kumbaza ibyo mutware iyo ubanza ukambaza ahubwo ibyo byo hanze guca sinege iyo uhera hanze niho biba bikomeye cyane. Hanze se bimeze bite? Ugasanga umuntu ari hanagarira avuga ngo ariko nkuriya yigize ibiki, ngo ariko se nkuriya abona azajya gukina ibiki. Rasi ko ni wawe ntarugeze akora biriya bintu biriya byadukanya ate ngo aha ariko se ndakiri muto ko ntabyo yakoraga ngo ibi ngibi ngo abizanye ati. Ariko nyine bakakubwira n'ibindi byinshi urucanege bakakubwira ibintu byinshi sasa zabishobora bazazamuka ungana kuri filime zawe. Ariko mbere njya gutangira nabitangiye nyine mbona kugerageza natangiye ngiye nkora izanjye. Yego. Natangiye ngiye nkora izanjye ntago nahereye mu zabandi niho mpamvu nigeze mura niyo wenda niyo ruswa yo kugira ngo ujye hagaragara. Njye ntangira nahereye kuzanjye. Hanyuma ndakomeza ndagerageza kugeza igihe n'abandi bantu banze batangiye kugenda babona ko wa mugani mfite impano babona ko mbishoboye batangiye kujya bampamagara. Hanyuma rero nkibitangira abantu baranambwiraga atari kuri ya mugore buriya ntiyasaze. Barabivugaga ego ko rero umuntu asarashaje ntago shaje kuzuko ari umuntu asarashaje ariko abanyarwanda urarese urashaje oya ariko nuko bambwiraga yego bamwe atari umuntu muzima asarashaje yego ariko ubungu basigaye babireba nyine bakabona ko bya bintu nakoraga ubu abo bose bagiye babimbwira ubungu batangiye kujya babona ko bya bintu hari aho nyine bizagira unabizi kandi batangiye kubona ko nkora ibintu nkunda kandi mbishyizeho umuhate. Okay. Wenda twinjiye neza nyirizina urugendo rwawe utangira gukina filime ugatangira kuri filime yawe kugeza ubwo ujya no muzabandi, ni iki kintu cyakubaye utazibagirwa? Ikintu cyambayeho ntazibagirwa rero ntago byoroshye. Muri iyo minsi ya mbere nyine ko numvaga mfite inyota nyinshi yo gukina numva mbishaka cyane. Ibintu nahuye nabyo bijya gusa nk'ibyo. Byagenze biteze urumva nyine hari umuntu twahuriye ku rubuga ahantu hari imbuga zigiye zibaho nyine z'abantu bakina filime, ugasanga wisanzeho cyangwa ugasanga nk'umuntu bizi ko ari wenda ukabona nka admin warwo ukamubwira ati nanjye nshyiraho. Umuntu abarambonye yagiye gukora filime afite projet nshya arampamagara arambwira ati nakubonye ahangaha ndagira ngo uzaze dukorane. Ndabona ni byiza numva nyine angiriye icyizere. Ndangije ubwo munsi turabunoza neza gahunda zo turazinoza. Mbaza ngo byagenze gute none naragiye we natwe tugiye gukorera nta nubwo rwose nge nari mazi. Arandangira nayo ndavuga ni nta kibazo. Twaragiye dusanga aho tugiye gukina urumva gisi nari nzi ngo niwe cyangwa siwe nsanga n'abandi bakinnyi barahari n'abakameramani. Naho umuhungu muzima iyo location yatuyanye ngo dukine mu rugo rw'abandi ngo ntabwo yigeze rusabira uburenganzira. Yahaye nka data ngo yabisabye abakozi bo mu rugo. Yesu we sha twabaye tugitangira gukina none ninge wari uriho. Reka ta tugiye tubona haje umumama. Ako nanjye nishyiraga mu mwanya we nyine numva ukuntu byawe bimeze. Reba nawe wagiye ukaziwaza ugasanga bateye kamera impande zose mbese zirestaye koko. Location yawe, inzu yawe, parafo, ibiki, ibyumba abana mwajyaga no mu byumba. Oya ngewe nari gukorera hanze ku muryango. Nari gukorera aho hanze ariko nyine no mu nzu bari bamaze kuhakorera. Na mu nzu bari bahakoreye. Tubona nyine umumama araje yababaye ndavuga ati mitamubaza ese uyu ni nyirurugo ndamaze umusore uyu ni nyirurugo ko n'unyaje yarakaducaho nabi koko ndamaze none se uyu ni nyirurugo ati nyirurugo se nyirurugo ati simbizi none se niba utabizi ninde umuzi ati reka ninde se guhaya hanga ngo tuhakorere ngo nanjye ngo naze ngo hari umuhungu wamuje n'abahanga mbega mahano
naravuze n'uyu munsi ndagenze ndabonye koko ubwo ngubwo ikintu bakoze bahise bakinga kwi nahise mfata agabaga nkahita ngashyira ku mugongo ndavuga nti ndatashye ariko nkigera ku rugi nasanze barukinze urugi rw'agapangu nyine rwa aho hagati mu gapangu nasanze barukinze tekereza nyine ukuntu nahise mera ubwoba bwaranyije kambamo nawe wihagararaho cyane bugira mu kanya gatoya baratwegeranyije mu kanya haba haje ngo niba ari mutwara sibo mu kanya duhita tubona no haje pandagari yego data bati nimuhagarare hariya neza none ikintu cyantangaje rero nubwo nyine nari mbabaye ariko harimo n'ibintu byari bishekeje ibaze ko barimo bambwira ngo ati muhagarare hano imbere tubafoto none duhagarare nkagira ubwoba nkavuga nti mana nanjye bagiye kudufotora kandi n'ubundi narindi imbere ya kamera yego disi utangira gutinya amafoto kandi n'ubundi narindi imbere ya kamera ako shana nukuri nubwo ni guseka byari biteye ubwoba ngo nyine bahise bafata abasore bari barimo ninjye bari mukuru wari urimo yego ndetse bafata nyine abasore n'inkumi babambika nyine amapingu turasohoka abaturanyi barahurura babataye ubukwe mana yanjye ndavuga ati suko abantu bose bari muri mu mujyi cyangwa hanze y'umujyi aha tubyihorere kuvuga nyine ati wenda mwari muri Kigali cyangwa mwari oya hari mu mujyi ntago ndi buvuga bariho turagenda nyine ubwo turagenda twurira imodoka kurira pandagari byarananiye reka baraguterura nari mfite ubwoba bwinshi kurya amaguru yatitiraga mfite ubwoba barankinguriye nicaramo imbere ko bakutwaye VIP ubwo irihe bangara uzi uri mu mafuti ibaze nanjye ngo nongeye mvuga nishinja amafuti kandi nararenganaga nabyo narinze ubwo tujyanye niba tugejejeyo turicara nyine baratwicara twaje bakora akazi kabo nyine ariko byarangiye tuharaye twaraharaye kuri polisi nanjye ndo umwe mu bagore bafunzwe bazize filime kandi ibaze ariko bazize filime kandi niwabireka ariko nyine ngo umuntu wese azira icyo akunda noneho ntabwo nabiretse ariko nacyo cyari rwari urushantege mu buzima narimo narwo mbese ni ubuhamya bukomeye nahuye nabwo muri uru rugendo ntakibagirwa sibe byabaye muhe mwaka ahubwo se uyu mwaka mu kwa gatatu tuva ari mu kwa gatatu nuko barangije ubwo ngubwo bari mu kwa gatatu tuva ari mu kwa gatatu bahita ubwo turagenda turaharara bakora akazi kabo nyine ariko njyewe nari mfite ubwoba noneho buvanzemo n'amarira bakajya bambwira ngo ndimo kwakitinga sha bavuga ngo uri kwakitinga ndavuga ndimo kwakitinga bari kubirimo neza birimo neza koko siko n'ubundi ugiye kurira we sha umva ntabwo byari bibabaje nyine nari nateye ubwoba abantu umuryango wanjye wari wahamutse bari bafite ubwoba nyine byari biteye ubwoba hanyuma mu gitondo nyine turataha umuryango abana se n'umugabo umugabo yahise abimenya ko ari nakubwiye ngo umuryango wanjye gusa ndataha n'abandi bantu nyine n'abaturanyi hanyuma rero mu gitondo ndataha ngera mu rugo nakonje natitiye mfite n'ubwoba bwinshi mfite n'ibitotsi mfite n'inzara ibintu byose nari mbifite nese ko rero twari tutaranarya nuko ndagenda nyine ndaryama ndasinzira ariko ngifite n'ubwoba ariko nyuma ndakanguka nyine ubuzima burakomeza hanyuma rero mfata ndavuga ntuse mbireke sinzongere gukina ariko navuga ati wowe ntabwo byakunda ahubwo reka mfata umwanzuro wo kuzajya njya gukina ahantu nzizewe ahantu mbona nyine basi njya ngira amakenga yego ubwo nari ntangiye kujya ngira amakenga ariko ntabwo byanciye intege narakomeje ahubwo rero numva binteye intege ndavuga ati ikintu cyanyenze kugeza kuri polisi nta rimwe narigeze magera yego ndavuga ati ahubwo banteye intege banteye courage ngomba kugaruza mbese ngomba kugera kure kugira ngo basi ngiribuka ko hari igitambo natanze nkarara niyo mpamvu rero mbikora shambikora nivuye inyuma bavuga nti iyi sene ndayikina nk'aho ejo ntazagaruka reka ta nakenyeye nakomeje wakenyeye wakomeje mbega urugendo rutari rworoshye urumva ariko wakuyemo isomo ry'uko kandi nawe wishyize mu mwanya wa nyiri urwo rugo umva buri mahubwo aho niyo nsenze musabira umugisha navuga ati nukuri yarakoze niwe wabarekuje niwe waturekuje se mama cyusa ari nkawe ishyire mu mwanya noneho ari wowe usanze mu rugo rwawe byagenze gutya wabigenza ute ni ukuri byari bikomeye cyakora nyine wabyitwara mute nyine ntabwo byari byoroshye gusa nakuyemo isomo rikomeye ntabwo nshobora kujya gupfa gukorera umuntu ntabwo umuntu ashobora kumuhamagara gutya ngo uzaze dukorane ngo mbyemere urumva nyine nari kuzajya no gukorera n'abantu bakana wenda bakananyica ushobora no guhamagarwa n'abagizi ba nabi bakaba guhamagara ukagira ngo
mugiye gukina bakaba bakwica kuko umuntu bamutegera kucyo akunda nyine ariko ubu ngubu ngira amakenga nkabanza nkabaza ibintu byinshi ukabanza ukambwira nyine ndabanza nkabaza naho mbere ho icyo gihe numvaga nyine nko kugenda gusa si iyo mugiye gukinira gutya abantu barabishyura amafaranga kuko turi tubareba kuri kamera kuri screen zacu tuba tubona mwaragezeyo mwaratumbagiye turahembwa nyine na nuko ni mu madolari ubwo rero inkoko yokeje mu kanwa ni mu madolari namwe mukenyere mukomeze mugende nyine harimo akantu burimvikana duhawe urugendo rwawe uko rwagenze kandi ibi byabaye mu mwaka wa 2024 kandi 2024 turi ku musozo ubu ngubu irimo irarangira usibye icyo ngicyo cyabayeho muri uwo mwaka ni ikihe kintu kindi nka 2 cyangwa 3 wumva utifuza mu buzima bwawe kuzahura nabyo muri 2025 muri aka kazi se njye nkora muri akazi nkora no mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe se uyu mwaka mu buzima busanzwe ntabwo wari wabaye mubi mu buzima busanzwe ntabwo wari wabaye mubi buretse icyo kintu nahuye nacyo ariko mu buzima busanzwe ntabwo byabaye gusa umwaka utaha ndifuza nyine ko byagenda neza nkakorana n'abantu nyine njya ndeba hari abantu nyine wumva ubona ukabona byaba ari amata byahuye n'amavuta hari nk'umuntu rero kuvuga ati nk'uyu nimba numva nifuza gukinana nawe mba nifuza gukinira aho yakiniye mba nyine hari ibintu nzoza umuntu aba afite yego nangira mba numva nyine hari ahantu mba numva nshaka kugera kure nyine kure mu bijyanye na filime mu bijyanye na filime nyine kuko ariko kazi nkora mba numva nyine nshaka kuba nagera kure yego mba numva nyine nakinana n'abasitari bo muri iki gihugu mba numva umusitari wawe umusitari kongujije kukivuga se kukibaza nuko ufite benshi wireferaho bose urabafana bose ndabafana ntawe urimo uvuga ati uyu nguyu by'umwihariko n'ikitegererezo nyine ukora cyane niwe njyewe ndahindura ndabivangavanga iyo wakoze cyane nyine ubwo wari umuntu wanjye hanyuma rero ejo mbonye undi ukurusha nyine mpita mbona ari uwo nguwo naguhamya ikirenge hamwe ashwi ndajabiriye ubu rero nshaka kukubwira ngo ndashaka cyangwa n'igihe mba mpagaze gutya nkabona uyu nguyu nyine ndi kumufana nawe nkabona ndi kumufana hanyuma nkahagarara aho ngaho rero ubwo urumva njye nyine rifanira ukora cyane mu bana ufite hari uwaba waragukurikije mu mutoya niwe mbona abikunda hariho n'iyo twakoranyemo hariyo tugeze gukoranamo we arabikunda aba akeneye no kumenya amakuru yabyo cyane niyo nagiye gukinira ahantu ndataha nagera mu rugo akajya ambaza kuko dutaha dutinze nsanga aryamye noneho mu gitondo rero abambaza ukuntu byagenze afite amatsiko menshi ambaza ukuntu bimeze ambaza ahantu bigeze ubona afite amatsiko niyo nabonye nka projet nshya nzagiye gukoreramo ahita ambaza ibintu byinshi ubwo ni muto w'imyaka ingahe afite nka 11 ndakabambaza aho iyo projet wabonye bimeze gute nahagana he wakinnye uri iki ufitemo abana n'umukobwa ufitemo abana ufitemo ibisagambaza utubazo twinshi urashaka kuzakora warabikunda nyine ubona kigiki hano yarakora akambaza ngo none niyo hari ijya apfa kwishura akambaza none se ya projet wakinnyemo yarasohotse nkamwira none se irimo kurebwa barimo kuyikurikira cyane urumva ko ari byiza noneho tugarutse kuri wa mutware wawe wiyanda kugira ngo ubazeho utuntu duke ntabwo ujya muri privacy yawe ariko kuko hari nk'abamama ashobora gutekereza gukora ibyo nk'ibyo bikunda kujya imbere ya kamera wenda akamuca intege agahita avuga ati wapi wowe nta mbogamizi nk'izo zigeze zibaho mbere y'uko ugaragara kuri kamera bwa mbere oya ubwa mbere nakubwiye ko natangiye ari inkora izanjye nyine mo kubyandika rero nkajya ntangira nkora projet urumva iyo wenda gutangira uba wandika uvuga uba buri kanya ubitekerezaho nyine umuntu abona ko umuntu muri kumwe gahita abona nyine kuri mu bintu byinshi noneho yarabanje arambwira ngo ibyo bintu ariko birimo bishora muri uzabishobora noneho arashaka no kubica intege maze umuturanyi waramureba umuturanyi wacu nyine aramubwira ngo ariko subura rwana niki ngo mureke ngo ibyo uzabishobora bizamwinanirire ibyo bintu ubundi bisaba ubushobozi buhambaye ntabwo yabishobora mwihorere bizamunanira ubwo rero nyine ni nk'aho uwo mugabo nyine uwo muturanyi wanjye yari abyoroheje yahise avuga atapo wa mugani se azayakuraho amafaranga yo kubikora
cyangwa se azakurayo ubwo bushobozi mbese yumvaga nyine barandebye banca amazi aho ntabyo nashobora nyuma rero nyine numvise ko nta kunshyigikira kurimo naravuga ngo wenda ndazamusaba nk'amafaranga cyangwa se undi bufasha mbonye ntabwo ubwo rero mutamenya ko ari uguhindura amayira nkabyishakaho nyine nkashakisha imbaraga ahantu henshi ariko abana bo baramfashije abana bawe gusa ariko filime yawe abantu baragukumbuye nabwo ntibaguherutse iyi ntabwo mperuka gukora ubwo ntibyakunaniye ubwo babandi ibyo bavuze ntibyabaye impamo oya narazikoze nyine ariko narazikoze zijya hanze basi numvaga icyo cyonyine numvaga umutima wanjye unezerewe nitaye wenda ngo zirimo udukosa cyangwa zirimo numvise ngewe nkurikije abandi bagiye banca intege hari abantu bagiye bambwira ko nyine abo nahuye bagiye bambwira ngo hari umuntu usarashaje noneho numvise nibura ari nk'igitego sinzi n'aba bagabo bambwiye ngo ntabyo nzashobora ntabyo nzagira ariko babonye ko mbishoboye babonye ko mbishoboye ndabikora nkora na channel yanjye nyita iby'iwacu films iranarebwa mbona birakuzwe byanye niba umuntu umwe yabirebaga numvaga nishimye nkumva birakomeye cyane ndavuga nti bya bintu nabishoboye rero numvaga nezerewe byagiye bikomeza rero nyuma ndakomeza ndakora cyakora umuntu ari maze nk'amezi 5 nakora ariko nyine n'ubundi zakomeza hari ibindi nari maze iminsi mugiyemo nari mugiyemo pe ariko ubundi mo ndahuguka ngiye kongera mbikore hanyuma ngo filime ariko nanone bijyanye na business kugira ngo bibe byakugeza ku rwego mu bijyanye n'amafaranga gukoramo ishoramari nifuza kubikora nyine nk'umuntu wabigize umwuga yego ndabikunda ariko nyine nkanabikora kugira ngo bimbyarire n'umusaruro wow aha ubwo rero icyo tugiye gukora urakizi ni ugutegereza poroje nshyashya muri 2025 cyane hanyuma tukareba agatwiko uzaba uhagaze hanyuma kandi turakwifuriza amahirwe masa turakwifuriza ibyiza muri mwaka wa 2025 twizere ko uzajya kurangira waresheje imihigo cyangwa intego zawe warazigezeho ariko nyine ndashimira abantu bose bagiye bamfasha hari abantu bagiye bamfasha muri iyo nsinzi nyine muri ko kumva hari ikintu nakoze hari abantu bagiye bamfasha hari nk'abaturanyi banjye banyemereye baramfasha dukina mu mafilime ya mbere ushaka bigira ibyabo bakamfasha pe nubwo bari babanje kungira ngo nyine ukuntu bakabana ntago nyine ntibizavamo ariko nyine baramfashije bo kabyara nyine ndabasabira hari abantu nagiye njya gucika intege bakongera bakansubizamo imbaraga harimo abantu bagiye bahaba n'abagiye bakufasha ubufasha bw'amafaranga ndashimira none abandi bantu shimira cyane ni abantu babirebye abantu bakansesa kuri subscribe no kuri barakoze subscribe ariko nikakunanire rwose ubuzima ntayishoboye ntago nasaza cyane kuzi kuvuga kandi uzi kuvuga neza nanjye reka nkubwiye ni courage ko ibintu byose nagiye mbona imishinga yose nagiye ndeba nabonye ibintu bikora neza nizera yuko aho nabandi bageze nizibika zaramagi nawe uzahagera nakoze rero nkwifurize kuzagira umwaka mushya muhire yego murakoze cyane